bakigira abapasiteri bakagira ba revera bakigira abahanuzi kandi ari intumwa satani yohereje. Ariyo mpamvu usanga bari kujya mu bintu bakapasiteri ari ubusara abasambanyi ari abajura bashaka amafaranga bishakira indonke. Niba warahamagawe n'Imana ntabwo ukora bira bintu baba barimo gukora. Imana yamuhamagaye kuri telefone kugira ngo iguhindure umuntu muzima, igikoresho kizima kugira ngo uyikorere. Naho mu gihe utahamagawe n'Imana uraza ukabivangavanga ugasambana ukiba ukagira ute ukabesha abantu ngo Imana iravuze kumuzana mu telefone yanyu niko Imana ivuze, noneho amatelefone ari byo yongo yazize. Ari byo bazize. Ikaze mu biganiro byacu, ikaze mu biganiro byanyu nize komeze neza. Ni Radio Empire. Subscribe, like, share, share, comment. Agushaka kujya gukora subscribe kuri channel yitwa Ku Murongo TV. Kiganiro zo ni tano zadwari. Turi kumwe n'umukozi w'Imana. Jesi nyanemera muri no minsi nta bakozi b'Imana na bamwe nemeranya nabo, ariko ngafite channel ngo yitwa ngo nimba ni Mukiga. Uri Mukiga? Mukiga TV show ndi Umukiga. Zamura mikoro. Uri Umukiga? Ndi Mukiga TV show. Uri Umukiga? Ndi Umukiga. Wavukiye mwe kare mu murenge. Ubundi rero nukuvuga ngo oya nsubiza. Umva manze nagusobanurira. Umuntu arabazwa agasubiza. Wavukiye mu kare. Navukiye bakunda kutwita Abakiga nyamara hari iwacu ni mu Kirera. Ari nitwa bakunda kunyita Mukiga. Ariko hara twavukiye mu Ruhengeri ni Kirera. Reka tuvuge rwa rurimi rw'iwanyu. Eko nanjye ndaruzi. Ruvuge nta kibazo. Ruragwa mu majaruguru ndaruzi. Ruragwa mu majaruguru nta kibazo. Nta kibazo. Kuki abakozi b'Imana mwese muri mu muraza muvuga ngo abakozi b'Imana ngo mukaza muvuga sirenge z'ubutubuzi n'ubuteka mutwe, ariko ikiza kuri wowe numvisheho kutamuremeranya nabo nukubona ko agahuru ngo kimbwa ngo kashobotse, ariko nago hututse nuko hari abakozi b'Imana benshi aba Pastor Claude uranago namwita ngo umukozi w'Imana, ahubwo navuga ngo umwesero mwisi, sibyo? Nkazana ngo ba Pastor Mutesi n'abayongwe Mageragere, arumva aba bose nagiye mbavugaho, sibyo? Nejo mundi nago mucira kobo kuko Imana icyakanzu. Imana icyakanzu tuzongera guhura nkubwira ko yafunzwe, ariko wenda yafunguwe. Ibyo ngibyo nabivuze kubera impamvu zigiye zitandukanye. Nta kuntu umuntu w'umugabo nyamugabo yajya hariya kuri channel zitandukanye ngavuga ubusa. Kana karansabye ndamwima, kana kararongorana, kana karasambana. Ese nimba ibyo byose bizira bivuga ngo bimarira iki sosiyete nyarwanda kandi igihugu cyacu turi mu muvuduko w'iterambere? Kanze aho ngaho mavuge bira biganiro byabo nakunze kubikurikirana cyane. Niba warahamagawe n'Imana, ase Imana iguhamagara iti? Umva manze nagusobanurira. Niba warahamagawe n'Imana, harabahamagawe baciye mu irembo, abantu nago bahamagawe kimwe. Harabaciye mu kayira gafunganye, hari n'abaciye mu nzira ngari. Rero abaciye mu nzira ngari ariko nigo gwamworera uja ikuzimu. Wabyumvishije? Aribo babandi usanga arabo satani yatumye, bamwe bakigira abapasiteri bakagira ba revera bakigira abahanuzi kandi ari intumwa satani yohereje. Ariyo mpamvu usanga bari kujya mu bintu bakapasiteri ari ubusara abasambanyi ari abajura bashaka amafaranga bishakira indonke. Niba warahamagawe n'Imana ntabwo ukora bira bintu baba barimo gukora. Imana yamuhamagaye kuri telefone ukuntu buriya rero nukuvuga ngo umuhamagaro niwe nshaka kumenya. Hari uguhamagarwa n'Imana ikagukura mu byaha. Ibyo niyo nshaka gusobanurira umuhamagaro. Imana hari igihe iguhamagara bitewe n'ahantu waruri ikagusanga mu ivata y'ibyaha, ikagukura nko mu busambanyi, ikagukura iyo higiro de bari kwa Makire, ikaguhamagara ikakuzana mu murimo wayo kugira ngo iguhindure umuntu muzima, igikoresho kizima kugira ngo uyikorere. Naho mu gihe utahamagawe n'Imana uraza ukabivangavanga ugasambana ukiba ukagira ute ukabesha abantu ngo Imana iravuze kumuzana mu telefone yanyu niko Imana ivuze, noneho amatelefone ari byo yongo yazize. Ari byo bazize. Ako njya numva uravuze ngo umuhamagaro nabyumvishe neza, ahubwo hari kugirirwa arumva amahirwe Uwiteka akagushyiraho ibiganza bye akaguhindura inzira mbi warurimo ikayigukuramo niko muhamagaro kujyana mu nzira nziza. Niko muhamagaro. Ibyo nakumva. None se kuki abakristo cyangwa abakozi b'Imana twe dukorera Imana ngo dukoresha shitani? Kuko Imana yohereje shitani mu isi kugira ngo harabeho kwa Imana harabeho ka shitani, sibyo? Kugira ngo Imana irebe
abakozi bayo sibyo Yego. ariko nanone hari abita ngo ni abakozi b'Imana ugasanga uri pasiteri uranywa inzoga ugasanga uri pasiteri urarongora umugore w'umugabo ugasanga uri pasiteri urera mu ikanisa ngo muture muzabone ijuru. aho ngaho kamagusobanurire umuntu w'umupasiteri unywa inzoga ni ya ntumwa ya satani yohereje kugira ngo iyobye abantu. umuntu w'umupasiteri ujya mu busambanyi ni ya ntumwa ya satani. umuntu w'umupasiteri ukunda ikintu cy'amafaranga cyane ukunda amaturo cyane ni babandi bagiye baje kugura impano hanze iyo ngiyo bagiye bazitangaho amafaranga bamara kuzitangaho amafaranga bakaja bakunda guturisha cyane. none ibi ngibi biragarukiye kuwe musozo ko mbona bamwe bavuga ati ADPR abandi abakristo byagenze kundi ibintu bikaba byajeme inshishi kandi byari isosi. Buriya rero kaze nakumaze nkubwire muri iki gihe abantu bari mu kugenda babivanga ugasanga nk'umuntu arifashe aje nka hano kuri kamera akaza akavuga ati wenda ni urugero akaza akakubwira ngo Imana iramubwiye ngo ugiye kujya hanze wabyumvishije akaguhanurira ibyiza nakubwira ubusambanyi warayukoze akakubwira ngo Imana ikujyanye muri Amerika nyuma y'iminsi 3 ukibona hanze y'itorero wabyumvishije. Imana niko ikora nyamara niba warahamagawe n'Imana umuntu akaza akakubwira nk'ibyo bintu jye ubishungura neza urebe aho uhagaze uvuga ati ese ubu buhanuzi arimo kumbwira buhamanyije nuko magaze ese ubu buhanuzi arimo kumbwira ko naraye nkoze ibyaha ibi nibi ubuhanuzi buturutse ku Mana mbere yo kugira ngo umenye yuko bari abakozi b'Imana bajye bamanza bakubwira amakuru yawe yose. Gahunda ni ijambo, gahunda ni ukugendana n'ijambo n'amakuru. Abayoboke banyu murababwira iki? Abayoboke bacu ndagira ngo mbabwire ngo muri iki gihe abantu bari kwigira inama kandi atari inama bakigira ngo barahamagawe n'Imana kandi batarahamagawe n'Imana. Hari na Pastor Mignone nkaira misara ka video nakunze kubona arimo gukaraba mu mavuta sinzi nawe nimba warakabonye yakaraba mu mavuta yakoraho ku muntu akagwa hasi umuntu akozeho akagwa hasi zira nimbaraga mbi baba bari kujya kuzana nyamara zira mbaraga baba bari kubashiramo zira mbaraga baba bari kubashiramo abantu bakagwa hasi nyuma yaho bazabyicuza biri kubagaruka baraba bari kugwa hasi mujye mumenya ahantu muba muri kujya hariho. Haro bita bamwita yaje kuri hit ya Yago abivaho ajya kuri ndamwibagiwe nawe yaje ari umunyamavuta mugenzi wawe Ezekiel nabatangira kuza mu butiku afatikanye n'abandi nakitanga abakozi b'Imana umva manze nakubwira kamanze nakubwira mu murongo w'abesikoro umva manze nakubwira nkabo n'abesikoro ubundi umuntu w'Imana nabwo agira amateko umuntu w'Imana nabwo harabika mugenzi wiwe umuntu w'Imana agomba kugira uko yitwara umuntu w'Imana nabwo yivanga mu bye bura niba uri umuntu w'Imana ugakunda amafaranga cyane ugakunda amaturo cyane uzamenye ko waguye utuzamenye ko utari kiri umuntu w'Imana. None tuzamenya niki gigomba gukurikiraho. Ejo bundi Pastor Claude avuze byinshi byetandukanye mu kiganiro wakoze wabigarutseho aragarutse asabye imbabazi ariko hari umuvandimwe tuzo twone ibiganiro rimwe na rimwe Karabo k'Imana aravuga ati bura yaravuye muri RIB aravuga ati Gasopo azavuga ati ndasaba imbabazi Pastor Mutesi umuryango w'umugabo we navuze amagambo atari meza byagenze bityo nkumva ngo Pastor Claude ngo ni mukozi Imana kandi duhame no mihanda ari umwesikoro cyangwa ngo Pastor Claude yarongo umugore wa kanaka ni wasenye urugo rwa kanaka ashatse abagore 6 ukumva nito bose abo ni babandi bahamagawe baje baciye mu irembo rigari abo ni babandi baje baciye mu irembo rigari ugasanga umuntu araje aho kugira ngo umusengere umva akakantu ugasanga umuntu araje aje kugira ngo umusengere we aho kugira ngo umusengere uragiye uramusambanyije nibyo Pastor Claude yakundaga gukora wabyumvishije aho yang umusengere kugira ngo amusengere agahita amusambanya we akagenda kugira ngo amusengere akamukorera ibindi bintu bitari byiza. Niba warahamagawe n'Imana ni gute ukora ibintu nka biriya? Niba warahamagawe n'Imana namwe nge mbabwire mwabantu b'Imana nimba
niba ari imana ibakoresha, niba mugiye gusenga imana, mujye muramanza mwashishoza mumenye hano mugiye gusengera hariho. Hari abantu bari kwitwa ngo bakorera imana, barahamagawe na satani, noneho satani akaza akabashiramo imyuka mibi, namara kubagwizamo imyuka mibi sinzi ahantu izabaviramo. tujye ku bintu biri hano hanze by'imihanda. Bashiki bacu bamwe tubona mu mafoto yabo bambaye ubusa, abandi imyitwarire n'imivugire. Bashiki bacu b'iki gihe, ariko ntabwo ari mushiki wanjye mvuze, bashiki wanjye be n'abasirimu muri rusange. Urabagiriye inama ko mbona nabo bagiye ku karubanda bavuga ngo barashaka hiti, abandi bashaka kwamamara, abandi ngo ni uburenganzira. Umva manze nakubwira, ibyo gushaka hiti, ibyo kuba icyamamare, nta cyamamare kiba ku isi. Umuntu w'icyamamare ni data wa twese, ari Imana y'amahoro. Wabyumvishije? Ugasanga muri iyi minsi turi mu bihe by'imeruka, ugasanga umumama, umva aka kantu, ugasanga umumama ari kwigira umwana mutoya, akigira uruhinja. Ese impinja zirabiki? Icyo nta kibazo. Abadukurikiye bakoresha, ugasanga umuntu muzima aje hano imbere kuri kamera yambaye ubusa, nta kintu yambaye. Ibyo bintu abarimo gukora, nta muntu uba ukeneye kureba ubusa bwe. Bagira inama, ahubwo mujye mu nzira ijya mu ijuru, musenga Imana, muve mu byo mwibwira. Nimumara kuva mu byo mwibwira, musenga Imana yo mu ijuru izabone kubagirira neza. n'ibintu byo bagenda babwira ibyiza, n'ibintu byo kwambara ubusa, Imana ntabwo ibyo ngibyo ari byo yabahamagariye. Ikintu Imana ishaka ni umutima. Ikindi cya kabiri, ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha. Birashoboka kuba warivuruguse mu byaha, ariko wahindukira ukaza imbere y'Imana, Imana ikakubabarira. Tugeze ku musozo w'ikiganiro. Hajya cyane yitwa Mukiga TV show. Ko wayise izina ry'abakigasi? Nanjye ndiwe. Okay. Turashoje, hari icyo ushaka kuvuga kindi mu byo utavuze? Kuko ngiye mvuga make kandi kubikumvikana. Yego. Hari icyo barenzaho? Wenda ku byo utavuze? Icyo narenzaho mu byo natavuze ni yuko aba bantu muri iyi minsi barimo kugendera mu Kigali, bamenye ibyo barimo, bamenye ibyo barimo, bave mu byo bibwira, basenga Imana, bave mu nzira mbi bari barimo, bahinduke. Mu gihe bagiye gusenga Imana, bamenye ibyo bagiye gusenga ibyo ari byo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Nabashimiye. Ego. Akoze. Ego. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Turi kumwe 5 kuri 5 kuri Mukiga TV show.